shari wageze mu rugo se? Reka nawe reka genda kuntu ndi kugenda ubwoba ko mu rugo bari bubimenye. Ariko ntukigire umwana ntiwijijishe kuko urabizi babimenye bangezayo kabisa ntiwijijishe kabisa. Uzi kuntu ndi kugenda ndi gutambuka abantu bose bakanyibazaho. Nyine niwihagarareho ahubwo se cyareba ukuntu hari ahantu mwiri arogi twahageze nimba cyagishuka utese ugishyira munsi y'igitanda cya wallahi huko biri bumbane ibibazo kuko basigaranye nimero yanjye. Wapi ntago nagisizeho nibuka yuko se cyagenda nisohokera kubera isoni nyinshi nari mfite. Ayaya ikibazo rega sha nanjye mbona koze ibintu mpubutse. The Ben Empire. Avoid and you pray. Ndagusuhuje kana none nguhaye ikaze ukunda ibiganiro byacu dukora umunsi ku munsi ugakunda ibyo dukora. Njye nyita Mr Ben, iyo utarengejeho promoter ntago reba byuzuye. Ndi umwana w'umushi ubikunda kandi ubyemera. Iki nicyo kiganiro cya mbere tugiye gukora uyu mwaka, ni nako kiganiro cya mbere kigiye kubanza kuri channel kigiye kwa uploading uyu mwaka wa 2025. Ni ikiganiro ngiye gukora ntangira nihanangiriza ubwana buri kujyamana n'aba VRS cyangwa n'aba under 18. Muri iki kiganiro ngiye kubumvisha amajwi y'umusore w'imyaka 29 wajyamanye n'umwana w'imyaka 15. Amajwi yabo akaza kujya hanze agatrendinga cyane kuri TikTok. Abantu bakomeza kuvuga ati ribu nibigemo nishaka abantu nishake ukuntu bimeze, ariko ikintu nshaka ko tuza gukuramo tuza no kumenyamo n'ubutumwa bukomeye. Ndashaka ko haza kuvamo ubutumwa bukomeye kandi cyane ku bantu cyane ku rubyiruko. Rimwe na rimwe abantu dukora ibintu bitandukanye, tugakora ibintu twumva ko ari ibintu bisanzwe, tugakora ibintu twumva ko ari ibintu biraho bisanzwe gusa, tugakora ibintu tuzi ko tugiye gukora ibintu nyine biraho bitaza kuduteza ikibazo, ariko ntitwite kwibaza ngo ese nubwo tuvuga ko bitaza kuduteza ikibazo biraza kurangira gute. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwana wehe bagiye kujyamanira muri loji, bajya kujyamanira muri loji batazi ko bishobora kubyara ingaruka. Umusore ajyamanye na wa mwana amuvisha amaraso kugeza aho umwana ikarisa yicyura mu ntoki, hanyuma aza kumuhamagara amubwira ngo aze gukora uburyo bushoboka bwose iwabo ntibabimenye. Mwaya majwi nibyo mugiye kumva, ni nabyo mugiye gusobanukirwa uburyo byagenze n'uburyo story yabo yagenze. Ubu ubwabo barabyivugana kuko baraba bari kubiganira. Umusore kugira ngo amenye ko yanakoze ikosa ari kubwira umwana ngo uzanyongera, ngo ndifuza ko wazanyongera. Umwana akubwira ati ntituzabyongere. Umusore ati ndifuza ko wazanyongera, nzaguhindurira telefone, nzahindura ibice. Iyi ni inkuru nabonye ntambuka, muranzi ko mpora mbazanira inkuru zitandukanye, ariko uyu munsi naje kubitekereza ndavuga ngo ese ni gute umuntu yifata akajyamana n'umwana uri munsi y'imyaka 15 yarangiza kumva ko ibyo bintu ari feeling yabyo, ufite imyaka 29. Biragoye kubyiyumvisha ubujya abapapa cyangwa abasore bakuru bageze ku gihe cyo gukora ibyaha babireba. Icyaha bagufungira burundu, icyaha bagufungira imyaka 25 ugikora ukireba. Hari indangamirwa zihari, iyo byanze wagiye kwishaka koko, aho ngo wica umwana, wica urubyiruko, wica iki. Ntiwabesha ngo yanyishambagijeho, ntiwabesha ngo byagenze gutya. Oya, reka mbihorere, reka mbireke mutega amatwi amajwi yose, mwumve ibyabaye, mwumve uko byagenze. Njye nyita Mr Ben, iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye.
Nagira mbere yuko ngenda mbanze mbabwire ngo ushaka ibikoresho byose by'ikoranabuhanga, unyarukira kuri BNE shop ukarebayo aya ekuteri, amasharijeri, amantibloke, amampuri, amaradiyo atandukanye byose. Uranyandikira kuri 0789715644. Reka nyisubiremo, ni 0789715644. Iyo nimero nyandikiraho, hanyuma nguha ibikoresho ushaka, ndetse ibikoresho nka bino ndi kuvugiraho ndetse n'ibindi bitandukanye nabyo ndabikubonera cyane kandi mu gihe gitoya bikaba bikugezeho. Nge nyita Mr Bean. Followinga kuri TikTok ni Mr Bean X Promoter. Unakande subscribe kuri Bean Empire. Ndagushimiye rero, ushimiye ko tugomeje gukorana. Mu minsi iri imbere tugiye gukora boro nziza, tugiye no gukomeza filimi. Nkwibutsa niba ukeneye kumenya uburyo editinga video, kumenya uburyo wakoresha social media, nyarukira kuri Bean Tech TV uhakande subscribe urebere video. Nkwibutsa ko niba ukeneye inkuru z'urukundo nazo unyarukira kuri Bean Romantic ukirebera inkuru z'urukundo. Niba ukeneye comedy, ukeneye filimi zisetsa, ujya kuri Bush Comedy ukareba. Hose turahari, tubabereye kugira ngo tubahe ibyo kwishima no kunezerwa, ariko tunabaha amasomo atandukanye kugira ngo muyakuremo. Tega amatwi wumve, hanyuma wiyumvire ibyabaye k'uyu musore n'ibyabaye kw'aba bana, ndetse ugira isomo ukuramo. Nge nyita Mr Bean, nutarenzaho promoter ntabwo uribagiwe. Avoid and you play. Shari wageze mu rugo se? Reka nawe reka genda kuntu ndi kugenda, ubwoba ko mu rugo bari bubimenye. Ariko ntukigire umwana, ntiwijijishe kuko urabizi babimenye bangezayo kabisa, ntiwijijishe kabisa. Uzi kuntu ndi kugenda ndi gutambuka abantu bose bakanyibazaho. Nyine niwihagarareho, ahubwo se cyareba ukuntu hari ahantu mwiri arogi twahagize. Nimba cyagishoka utese ugishyira munsi y'igitanda cya wallahi huko biri bumbane ibibazo kuko basigaranye nimero yanjye. Wapi ntago nagize, nibuka yuko se cyagenda nisohokera kubera isoni nyinshi nari mfite. Ikibazo rega sha nanjye mbona koze ibintu mpubutse. Uracyarakana n'ubu uri kundi coding, urumva wagira ngo ukundi coding. None uracyarakana babimenye banyica. None reba ukuntu tuba twagiye no muri lodge izwi mwana, uzi ko wanyu bashobora no kubikurikirana baba bandaburije wallahi. Kira lodge tuzashyiramo we. Reka nashaka ahandi cyangwa nyine nanjye nkipevera nkemera nkakuzana muri ghetto, kuko hariya bahita baturaburiza. Wabonye ukuntu batwibajijeho bitewe n'ukuntu ngana, erega imyaka 15 n'imiki. Umenye nanjye ntabwo nzongera gukora birabi. Oya shuri nawe ndaburije, sinabwiye uburyo wandyohereje, noneho nubwo uri kugenda nabi nyine, ariko urabizi ko wigeze kwishima nawe. Wapi iki maze nabikunze, none uzi kubitanga neza kurusha n'abantu bakuru noneho. Sure. Cyakoze hariya wankomye, ahubwo nyine wowe wijijishe mu rugo batabirabura, kuko urabona pe nanjye nabonye ukuntu uri gutambuka numva isoni. Ni niyo mpamvu buriya nahise nkubwira ngo buri wese anyure iziwe nzira. Noneho meri kuna kontorora cyane mani. Oya wowe nyine wijijishe, kuko urabona nanjye natwawe nyine numvaga ari umunyenga, nibagirwa ko ndi kugirira umwana, ariko nyine none se ntibyabaye hari ibirenze. Cyagusomeye fresh we, noneho icyo uzansaba cyose kugira ngo tubyongere wumve ko niteguye kuzagitanga, kandi nizere ko utazankeza abantu umwana. Ubwo itego cyose wakima. Umva ngende tayari, gusa nyine ukirinda. Nge uzi ko ndi no gutekereza uburyo naguhindurira ku gatelefone nyine nkakugurira phone nini. Ikibazo nuko iwanyu bazakubaza aho wayikuye. Nzababwira ko nyine nabirenze mani ntago babimenye.
Okay, ntari kabisa ariko sha wankomye kabisa. Umva uziko numva n'ubu ubushake buhari kandi uziko ntako tutagize amasaha 3 yose ariko nubone ndumva ikimeze ukuntu. Ati ngiye genda wanyangije man. Aya nyene nuko wenda buriya yari uko tutaramenyerana ariko ubwa kabiri none wowe uzanabifirenga fresh. Ngayibaze mpera bimenye cyangwa dadi. Oya mwana waba unyicishije urabizi wanyu noneho webuke hari ntufite imyaka 15 none ongeye ufite 29 hafi 30 bahita ba Gatekereza ku murwambaye ikarito gataha witwaye imishakoshi. Niyo mpamvu ntutume none se wowe uhitutira mu cyumba cyawe nyine iyo karito uyikuremo uyitsimbaho izindi uzishyira ubundi se wanze kuyambara ngira gutoneka wumva none se ufite igikomere nubwo uri kugenda bikakubabaza ntago ari ibintu bigaragara byari gutuma utambara ikarito. Umva sawa rero bayi ndaza kuguhamagara nkubwire uko byagenze. Shantari bariko ihangane wikara umutaza kunteza abo bameri mwana ubwo nyene ndaza kuguhamagara goroba numva uko bimeze. Ciao.